Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Turongera kwibutsa ko iri sengesho ryo mu gitondo rikomeje kunyura kuri YouTube channel ya Arsene Ndikumana. Mushobora kujyaho mugasanga n'ayandi masengesho n'izindi nyigisho n'ijambo ry'Imana twagiye twigisha muri ibi bihe byiza byo gusenga mu gitondo. Turizera ko muzahabwa umugisha. Imana ibagire neza. Nayo turabasaba gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro binyuze kuri YouTube channel. Uwiteka abagire neza. Iki cyumweru nk'uko bisanzwe Imana igenda idushira ku mutima cyangwa se iduha amagambo yo gusengeramo no kuganira namwe. Turi kuvuga rero ku ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo by'ukuri afite umumaro munini cyane ku buzima bwacu. Amaze gukora ibintu byinshi ku buzima bwacu, kandi kugeza n'uyu munsi kuba tubasha kuvuga, kuba tubasha gusenga, kuba tubasha kubwiriza ijambo ry'Imana, suko tuba dukiranutse cyane, suko tuba twakoze ibintu byose neza 100%. Oya, kubera ko birashika tugacumura, birashika tukagendera kure y'Imana, birashika tugakora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana. Bimwe tuba twabigambiriye, ibindi tutabigambiriye, ariko muri byose kubera ko hari imbabazi z'Imana, hari amaraso ya Yesu Kristo abasha kutweza, abasha kutubabarira, abasha kudukuraho ibyaha, bituma imitima yacu yongera kandi gusabana n'Imana, igakunda Imana. Uyu munsi rero turaza kongera kuvuga kimwe mu byo amaraso ya Yesu Kristo akora mu buzima bwacu. Tujye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso kugira ngo uhonya imfura ntabakoreko. Iki ni gihe Abisirayeli bari muri Egiputa, bari mu buja. Farao yanze kubarekura. Imana yabwira Mose, kubera ko Farao yayinangira umutima, ngiye kwica imfura zose z'abana bo muri Egiputa. Ariko Abisirayeli ugenda ubabwire babaga umwagazi w'intama, bafata amaraso bayashira ku miryango yabo, kugira ngo umumarayika naza kwica cyangwa se naza guhonya imfura zose z'Abanyegiputa, ahari amaraso, ahari ikimenyetso cy'amaraso, nta muntu n'umwe uzabasha gupfa. Yesu ashimwe cyane. Iki cyari ikimenyetso cy'uko Kristo agomba kumena amaraso, agomba gutanga amaraso ye, kugira ngo umujinya w'Imana nuza kurimbura abanzi b'Imana, tuzarokoke uwo mujinya w'abantu bose banze kubaha Imana, base kumvira Imana. Imana yifuza kubarandura. Nagira nkwibutse ko Imana n'ubundi ntabwo yahagaritse gahunda yo kuzasenya, yo kuzarandura, yo kuzaturira mu muri udashira abanyabyaha. Ariko abantu bafise ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, abo bantu ntacu bazoba. Amaraso ya Yesu Kristo rero atuma umujinya w'Imana cyangwa se uburakari bw'Imana buba ku banyabyaha butatugeraho, kubera ko hari amaraso ya Yesu Kristo ari ku buzima bwacu. Nibuzi ko ufite ibyaha, nibuzi ko wababaje Imana, nibuzi ko wagendeye kure y'Imana, naganda kwibutse ngo hari amaraso ya Yesu Kristo abasha gutaka amanywa na nijoro, kandi atakira wewe kugira ngo ubashije kuyizera, ubashije kwakira izo mbabazi z'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo araza akakoza ibyaha byawe byose, ukabusimbutse. Umujinya w'Imana uzoba ku banzi bayo, banzi b'Imana n'abanze gukiranukira Imana. Iki gitondo rero ndifuza ko twongera kandi gutakira Imana, twatura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwacu, atuvaneho ibyaha, atuvaneho uburakari bwose, atuvaneho ubusambanyi, atuvaneho ubusinzi, atuvaneho ibyaha byose, kugira ngo twongere twemerere Imana itweze dutunganye mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye muri iki gitondo, urakoze kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Kristo yatanze amaraso ye kugira ngo tubashe kwezwa. Twari gupfa natwe twese, twari kwicwa n'ibyaha byacu, kuko natwe turacumura, turiba, turabesha, turasambana, turikirisha, tukora ibyaha bitandukanye, tugatsindwa.
hari umujinya wawe mwami wagombye kuturandura, wagombye kuturimbura ukadukuraho, ariko kubera ko hari imbabazi zawe, hari amaraso ya Yesu Kristo yatanzwe ku bwacu mwami. Ndatura ayo maraso kugira ngo yongere atweze, ndatura ayo maraso kugira ngo yongere adutunganye, ndatura amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo adukureho imivumo n'ibyaha byose dukora n'ibyo twagendeyemo byose mwami. Iki gitondo utwezesha amaraso yawe, akanwa kacu kezesha amaraso yawe, ibiganza byacu byezesha amaraso yawe, imibiri yacu yezesha amaraso yawe, buri kintu cyose kidatunganye mwami ucezesha amaraso ya muntu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza, turagushimiye ko twejeje kandi kutubabariye ibyaha byacu kandi kutubohoye katuvana aho Satani yaduteretse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data, turagushimiye, icyubahiro n'inganji bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagiye neza bwoko bw'Imana, wizere amaraso ya Yesu Kristo, wizere imbaraga z'Imana, witeka kugire neza kandi akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Mugire umunsi mwiza, mugire umunsi w'intsinzi ku buzima bwanyu, musangize abandi ijambo ry'Imana kugira ngo nabahabwe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.